kubabwira ko nzasabwa njye narongowe nibwe ku buryo sinishingiye sinzi n'imirongoreere yanjye agiye narongoye ku ngufu n'ubu nijya mbwira Imana ngo genda babara numva bimbabaza agiye warongoye ku ngufu ubwo byagenze bite no gukora iki barongowe se babikora urafashe kurarongorwa numvaga se bimeze bite bagufasha ntabwo wagiye bishaka ntabwo mbishaka ngiye ntabwo nabishakaga ndagatsindwa n'umusara oya yeko ati ku ngufu ntabwo byumva washaka kugira ngo nkubwire so kurongorwa uko bimera gute ntabwo nibyo mbizi ntiwarongoye se wowe hafi ntabwo ndarongoye nta byihore birabiha urongoye ku ngufu nyuma se maze kumenyera numvise biryo none se numvaga biryo none se nturubuhave warangije kurongora uratwitura bya none se nyuma nari gukora nyuma urateguka ukajya wumva biraryoha none se wabyara utaryohe Deep Secret TV amabanga y'urugo n'imyidagaduro. duhaye iki se nta kintu ntabwo biraboneka utuse n'uduki watwitse naho bari bokeje ibigori muraho amahoro meze mute turabasuye amakuru ni meza se twari tubasuye muraduha ibyicaro se ko nta ntebe tugira aha mu nzu ye nta ntebe mugira ngure kuzana umukecuru muganire nawe ntacyo genda umuzane tuganire amakuru se ni meza witwa nde se nitwa Nyandwi nyamakuru se n'isi ni meza ni gutonora twasoya umusore tugira gute baraza kuduteka nikonya kwari dukese baraza kutuvanga n'ibindi turiya no duki turi hariya ku nkoko ziriya ni megere se ziracyapfa izo zazanye umukecuru kandi uza atari umweru nanjye ni kuriya nabibonye nyawe utuye inaha se sinaha hitwa ngo iki hitwa ku Kakarehe niho mu rugo hasi siho iwacu neza niho wavukiye oya navukiye hariya hepfo ahangaha naho twaje tuvuye twimutse hepfo iriya amakuru se ni meza tuntu wari ucanye n'utwiki utu naho ibintu ni ibishishwa naho umukecuru yari yokeje ibigori ntaduhaye se ku kagori natwe yatumaze twari dukeya ubu ntabwo turi buboneho reka murebe mu nzu agasigaye muduhe nta na kimwe kirimo mu nzu se harimo iki nta kintu kirimo ntabwo mbese nta kintu turi buduhe gihari naba hari ko nta kintu gihari se yitwa Nyandwi irindi nitwa Nyandwi Nyirabagira uwigize Nyirabagira uwigize se ufite nk'imyaka ingahe yewe sinari ziri mu kimuranga cy'umukecuru ziri mu kimuranga cy'uyu mukecuru ntabwo yize umukecuru n'uriya n'uyu mukecuru aho n'amahoro nimuduhe natwe ku megere
turabaha muraduha ni amahoro komera bimeze bite turabasuye imana ibaha umugisha nawe batubwira ngo ibigori ngo mwabimaze turabira ngaho ngo mwabimaze ntabyo nariye pe bose uracyagashobora akagori karimo kariya karimo baturiye ababishobora abenshi yatutugora akagori ntabwo wagashobora icyo witwa nde kasuku yozefu witwa kasuku yozefu aha ngaha ni mutuye hitwa ngo iki se kasuku kamuhoza mukamuhoza ngaba n'abakobwa bawe abanje babarwara se barwaye iki indwara yo mu mutwe barwaye mu mutwe bose ni abawe uyu ni uw'ibyaro ya kane uyu ni uw'ibyaro ya karindwi niyo mpamvu bamwise nyandwi niyo mpamvu bamwise nyandwi nyandwi ngwino hano uri muzima n'induru yawe uramvuza ni muzima ntacyo urwaye bari kukubeshyira uri muzima umukecuru aravuze ngo ufite ikibazo ni umurwayi ntakabeshya aho ngaho ndetse ndwaye oya uri muzima kagira inkuru nta buzima ufite ndi muzima ubona kubeshyira ko urwaye ikinyara abona ndwaye iki yewe nta kintu nta n'umubiri numva ubabara nta n'umwe ubwo ku maguru ntabwo akurya ni mazima reka turebe ko hameze amaguru yanjye ni mazima nta na hamwe harwaye ntabwo ajya kurya waba muzima nturyame ukarara uvuga mbuzwa n'iki kuryama umukecuru ngo arara avuga arara avuga ngo iki ibi bishyimbo ni ibye iyi mirima ni iye abana bose nabi oya nta buzima arara avuga ngo iki avuga ngo iki avuga iby'abasazi ibisazi se namenye ibibazo byabo bafite mbese niko yavutse byatangiye gute ibi byose byabafashe nyuma y'intambara nababyaye ari bazi bafashwe gute uriya yafashwe uriya mbere y'intambara ajya kurongora ahantu isaza nari ntaranagerayo rwose kuganira nabo baza kumuhamagara bati yarwaye yagiye ndeba zisemana ahantu ko ntarahagera ndabigenza nafashe igicuma kinini ntabwo nari ntuye ntabwo wari utuye hano wabaga hehe icyo gihe hariya hepfo ku kakare hejuru y'irimbi niho urugo rwanjye rw'umugabo wanjye yandongoreza ndi umukobwa ndi muto kandi agiye nibwo yafashwe baraza kubimbwira njyayo mpageze nsanga yaragize wowe hageze usanga bimeze bite kuhagera narahageze ngiyeyo nasanze ubu abantu bagira indwara nyinshi bagira n'ibyo batera mpageze ndage nakiguze hariya ni Rwasaba ntabwo ko yakahageze amashereka araca aca hehe hano mu mugongo n'aha hose amabere yose arangana nuko yakahageze niba yaragiye mu mico ya gihanga ya kera abasamye inda hageze nagize ubwoba semana ndabigendana ndabaza ba nyirabukwe n'umuryango wabo bari bambaye n'abakimbo n'indwara se ni bwoko ki barambwiye ngo ngwino
tumujyana ahantu hehe aba ari ishyanda aba ari imunazi twagezeyo uwo mugabo bari bamushyira niba bari bamuzi urumva yari umupfumu wa ntabwo nari imbere bari bagiye kumushyingira umupfumu oya bari bagiye kumusuzumisha abonye nyirabukwe amushora mvuga ngo ahamagara umugabo Venusi kubw'Imana ngo Venusi ahamagara nyina ngwese ngo ubu ngubu ngo muzanya aha ariko nyirana ngo urushye umuzana niwe wamugize gutya nagize ubwoba nikubita hasi kuko amuzanye gutya aramubwira ati abwira umugabo we wuri nakundaga Imana ati nta wundi ukugiriye gutya umugore ni nyoko ati ese wamukijije ko ari wowe wamukoreye agora atwite inda yazanye nabonaga ari ibintu by'ifu by'inka kurushya aramuhara arya agaho umutahe ngo ariko nta kintu uzamumarira si bose bamugize kuriya twaraje ntakoze rwose naramuvuge nakoze ibishoboka byose biranga niko yakomeje kumera kuriya ariko nta nkona nkubita nta gitutu ashyiraho ariko bitewe n'uko afata imiti kwa muganga karayesi azi kuvuga aravuga ariko ntabavugisha utabishaka nateka baza kumurambagira aramurambagira yari umukobwa se nta bandi bantu se nta bandi bana bavukana n'aba bahari basinavukana aba bararwaye ariko n'ubu baravukana si uwanjye se uwanjye ese wowe wajyaga ujya mu bapfumu jewe hanze kujya mu bapfumu sinari kumenya uko nabikora agatsindwa na Yezu Nyir'impuhwe agatsindwa na Bikira Mariya nakase nabikora jewe oya papa wabo byaje kugenda bite papa wabo umugabo wanjye baramushatse agasaza akipfira se akagenda ndabe baragusize aransiga ariko ndi mu bagore batatu abari mu bagore batatu nako jarije muto niho wari mutoya ngiye bari muto wamusanze afite abandi bagore washatse umugabo kandi afite abandi bagore namushakaga se yarahazaga hari mwene wabo n'iwacu mama nza kubabwira ko nzasabwa njye narongowe niyibwe ku buryo sinishingiye sinzi n'umirongorere yanjye agiye narongoye ku ngufu n'ubu nibyo mbwira Imana ngo genda babara numva bimbabaza agiye warongoye ku ngufu uko byagenze bite no gukora iki barongowe se babikora urafashe kurarongorwa numvaga se bimeze bite bagufasha ntabwo wagiye bishaka ntabwo mbishaka ngiye ntabwo nabishakaga ndagatsindwa n'umusaraba oya yego ati ku ngufu ntabwo byumva washaka kugira ngo nkubwire so kurongorwa uko bimera gute ntabwo nibyo mbizi ntiwarongoye se wowe hafi ntabwo ndarongoye nta byihore birabiha urongoye ku ngufu nyuma se maze kumenyera numvise biryo none se numvaga biryo none se nturubuhave warangije kurongora uratwitura byayo none se nyuma nari gukora nyuma urateguka ukajya wumva biraryoha none se wabyara utaryohewe ntabwo wabyara utaryohewe ninde wakujyanye ku mugabo ku mugabo
wanjyanyeho n'indi uwo munsi icyo gihe ujya kurongorwa wanjyanye n'indi niho wijyanye se ariko kumbaza ibintu tuganire ukazana hirya nijyanye se narishuriye ndagenda ndarongora kandi baragufashe ku ngufu uba ugiye gusura umuntu wajya kumusura ugafata ukarongorwa niba ufite abakujyana se nuko byagenze ariko nyuma ntacyo byarakuryoheye iyo utandyohera se sinari kubigenza batuburiye ririya peri urashaka ikimwe abavandimwe ba Nyandwi n'uyu muvandimwe wundi we bariho harimo kwera isese tasi yana ureba baruguru ureba baravukana waramushyingiye nk'abakuzaniye se nk'abaguhaye mbere se bagukorera amasuka ntiwata yabaga ari 8 ngira ngo mbere niho bazanaga inka amasuka barayakwaga nyuma yaho haza amafaranga hakomeza kuba inka tasi nawe bamukoye iki amasuka gusa cyashobora kujya mu murima ugatera agasuka yewe oya anajya mfite gusa ibishyimbo n'inyanya kubihinga ahubwo nk'ubu yongeye guhinga kwanjye ubu kuba nk'idongo amafaranga Kagame ashyiramo umukozi agahinga yewe nta mbaraga mfite ndabona mu nzu harimo n'umuriro umuriro wanjye mfite amezi 2 ndacana ni ukuri kw'Imana sinshana pe nyangwe na hano mbwira yavuyeho kunoze akuma kaguyeho niko ntabwo mu gicana ntabwo nshana ntibacana wamenyeraga aho bacana se oya uzi gukora ku gikuta bikaka nta muriro urimo yarapfuye nyawe wigeze kumbwira ngo nta hantu babara ntaho mbabara nta na hamwe se hari umusore wigeze wo kugusura wowe wagiye kumureba se niko ubu se ufashe iki mukecuru ufashe iki mukecuru byose yarabyaye umwana ngo wabyaye umwana ni kera namubyaye ubwo se umwana wa kera yabakira umugabo we ari hehe umwana we ari hehe ntuza ndavuga papa we arapfuye reka numve mukecuru ngo Nyandwi yarabyaye uyu yarabyaye umwana w'umukobwa ariko inda yavuyemo ifite amezi 7 duhungutse yarashyirwa aragenda n'ubu niyo nduravuze amaze uwo mwana habari kubera uburwayi umwana nabyaye niba hari akase kimonyo se yabakira aho yamukuye se ntabwo ngo ntahawe atari malaria yicara hano mbwira ni malaria yayikuyemo cyane na mukecuru mbwira niko ngo baguteye inda mbana kikintu ninde waguteye inda ni kera twabaga hari mu rugo bagutera inda ngo cyagenze bite malaria ngo niyo yivanyemo umwana ntabwo yakaba yakiriho umwana ntabwo akiriho uzashaka undi ngo malaria yabigenje gute malaria yayikuyemo nta wundi uzabyara yewe se abo mbyara se bakabatwara bari ababyeyi barabatwara ndababyara bakigendera bakabitwarira
Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro.